ubundi isengesho cyangwa amasengesho agizwe n'ibice bitatu. Hari ugusenga ushima, hari ugusenga wihana kandi ubabarira, hari no gusenga usaba. Nibyo bitatu niryo sengesho Yesu yigishije abigishwa. Gushima ni igice kigize isengesho kandi ni nacyo gice kibanza. Muri bukarya sengesho Matayo ibice 6:9 yaravuze ngo mujye muvuga ngo data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi nkuko biba mu ijuru. Cyo ni igice cyo gushima Imana. Utarareba ku bindi tarakora, banzu yishimire ko ari Imana y'inyacyubahiro. Yesu ashimwe. Dusome ijambo ry'Imana. Ndasoma ahantu habiri gusa, Zaburi 136. Turasoma umurongo wa mbere tugeze kwa 5. Ngageze ni page ya 603. Haravuze ngo nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihora iteka ryose. Nimushime Imana nyamana, kuko imbabazi zayo zihora iteka ryose. Nimushime umwami w'abami, kuko imbabazi ze zihora iteka ryose. Nimushime ikora ibitangaza yonyine, kuko imbabazi zayo zihora iteka ryose. Nimushime yaremesheje ijuru ubwenge, kuko imbabazi zayo zihora iteka ryose. Dusoma handi hamwe rwandiko rw'Abatesalonike rwa mbere ibice 5 duhere ku murongo wa 16 tugeze kwa 18. Haravuze ngo mwishime iteka, musenga ubudasiba, mu bibaho byose muhore mushima, kuko ari byo Imana bashakaho muri Kristo Yesu. Amen. Rwagira ngo singiye kuvuga kuri ayo magambo gusa. Nitwa Twahirwe Emmanuel, nanjye Imana yarantoranyije ndimo ndakorera umurimo w'Imana i Nyanza. Hanyuma nshimye Imana yanzanye hano niteka ibinteye. Ntabwo nari naje kwigisha, ariko nanone Imana yadushyizemo ijambo. Amen. Message mfite muri iyi minsi ni yuko dukwiye gushima Imana mu buzima bwacu bwose. Ngiye kuyidevelopa cyane byatinde, ariko wenda utwara ko mu buzima bwawe bwose ukwiye kuba ushima Imana. Kandi ibyo gushimira Imana birahari. Nabitekerejeho mu minsi ishize, Imana yarangendereye iranganiriza. Hari ukuntu muri iyi minsi hari ijambo Paulo yabwiye Timoteyo, rwandiko rwa 2, aramubwira ngo mu minsi y'imperuka abantu bazaba ari indashima. Muri iyi minsi abantu bafashwe n'umwuka wo kudashima, kandi ntibazi neza yuko ari byo birimo no gufunga gukora kw'Imana. Irakora barangiza bati nabiriya ntirabikora ndumva ntashima. Ariko shima Imana, Imana ishimwe. Haleluya. Kandi byo kuyishimira ni byinshi birahari. Imana ishimwe. Haleluya. Bamwe bo barimo kuvuga ngo turashima se hari izuba, no ese ubundi kudashima biri buri kureho. Abandi bati turashima se baradusenyeye urusengero, namenye ko mu rukiri barushenye. Ariko ibyo ntabwo bikwiye kukubuza gushima Imana. Mpamvu zo gushima Imana ni nyinshi. Ariko hano somye meshati Zaburi 136, kuko ariyo message ndimo muri iki gihe. Ubundi isengesho cyangwa amasengesho agizwe n'ibice bitatu. Hari ugusenga ushima, hari ugusenga wihana kandi ubabarira, hari no gusenga usaba. Nibyo bitatu niryo sengesho Yesu yigishije abigishwa. Gushima ni igice kigize isengesho kandi ni nacyo gice kibanza. Muri bukarya sengesho Matayo ibice 6:9 yaravuze ngo mujye muvuga ngo data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi nkuko biba mu ijuru.
cyo ni igice cyo gushima Imana. Utarareba ku bindi tarakora, banzu yishimire ko ari Imana y'inyacyubahiro. Haleluya, haleluya. Narebye rero ibintu birimo kubuza abantu amashimwe ni ibintu bibiri gusa. Ni ibintu bibiri. Cyambere ni ukwigeranya n'abakuruta. Ubu abantu benshi iyo bigeranyije n'ababaruta basanga nta mashimwe bafite, kandi amashimwe turayafite. Gahora uvuga ngo dore ngo abandi bubatse etaje ngo genda cyafite ka kadastere gusa, ngo dore ngo abandi bubatse mu mujyi wa Kigali ngo ngenda cyakodesha. Washima Imana kubona nayo bukode. Cyo ni icyambere kibuza abantu gushima. Icya kabiri kibabuza gushima Imana nuguhora bareba kubyo Imana itarakora, aho kugira ngo barebe ibyo yakoze. Nta bintu Imana irakora nabyo. Wasa gucyo se ko tuziranye, nanjye sindi mutoya cyane, ibinyacumi bine maze ku isi. Abanyarwanda nzanu twavuye, hari abararaga mu byatsi, hari abamavunja yinjiraga ku bibuno n'ahandi hose n'ibinyamugera. None ngo nta mashimwe, ngo ntaki, nta mashimwe ufite ntayo. Ibyo rero byo kudashima Imana ntibishaka, niyo message mfite yonyine. Hano mwumvisha ibintu bibiri bituma abantu badashima: kwigeranya n'abakuruta. Ubu nta bantu ruta muri iki gihugu ku buryo wumva nta mashimwe ufite. Nta bantu ruta. Ubu niwe wanyuma muri miliyoni 13 hafi n'igice. Niwe ufite ibibazo bikomeye cyane muri izi miliyoni, ku buryo wumva nta shimwe washimira Imana. Hano iyi Zaburi ivuzemo ibintu, ubundi ni ibintu byinshi, ariko reka mvuge dutatu mvuzemo. Akambere, Bibiliya iravuga ngo nimushimire Uwiteka yuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Ni Imana y'imbabazi ikwiye kubishimira. Haleluya, haleluya. Kabiri, iravuze ngo nimushime Imana nyamana. Muri iyi si harimo abantu basenga ibintu bitari Imana nyamana, kandi nawe urabizi. Barahari cyane ntabahari. Imana yacu ni Imana nyamana. Haleluya, haleluya. Icyo ngo dukwiye kuba tukishimira. Hari abasenga utunyamasyo. Hari umuzungu twigishanyije, none umunsi umwe mujyana mu rusengero. Ari nanjye uri bubwirize, ndabwiriza ariko biza kumucanga, arambaza ati twaye bya bintu mwari murimo nibi ntitwavugaga Imana yo mu ijuru ikomeye. Ahita ambwira ati wacu rero ni umujapani. Ati wacu ntabwo ibyo by'Imana tubizi, ati n'ibintu byo kuzazuka no kugira gute ntitubizi. Twebwe twemera transformation, twemera ko iyo umuntu apfuye wenda agapfa ari umugome cyane. Muzi ko hari abantu b'abagome wagira ngo ni inyamaswa, ni inyamaswa abantu bigendera. Ati iyo umuntu apfuye ari umugome cyane akaba yapfira mu Rwanda, ashobora kuzagaruka muri Tanzania ari intare. Ati ni gutyo tubyemera. Ibintu byo wanga umuntu arapfuye ngo azazuka ari umuntu, reka reka. Habaho ibintu byo kwihinduranya gusa. Ubwo ni gutyo babyeme. Hari abantu batemera Imana nyamana muri iyi si, ariko dushimira Imana yuko Imana yacu ari Imana nyama. Haleluya, haleluya. Cya kabiri twasomye havuze ngo mushimire umwami w'abami. Imana ni umwami w'abami. Murabyemera cyangwa murabihakana? N'abandi bigeze bayipimaho, ndavuga mu bakeya babiri gusa. Hari umugabo bita Nebukadinezari, ngo yigeze afata ibikorwa by'Imana arabyitirira, ubundi azenguruka Babuloni aravuga ati ngiyo niyubakiye. Imana ngo ibibonye avuga iti ntashimwe mfitemo. Irangije ngo yagize iteye mwohereje kurisha, isigara iyoboye ibishatsira mugarura. Uriya yari igiye kumwigi, ariko hari nabo yigisha ntibumvika batsibura, gakubita akanya mbahe umwe. Hari bita Herodi, ngo yigeze yicisha Yakobo inkota
ngo arangije ashaka kwiyongeza na Petero. Imana iravuga iti ibyo ntibishoboka, buri umuntu ukiriho umugambi w'Imana ntiwamushobora. Petero ngo ashatse kumwiyongeza, Imana irabyanga. Muzi icyo yamukoreye? ngo umunsi umwe yaje kuvuga ijambo nyine yiyemeye, baturage bakoma amashyi ngo noneho si Herode n'Imana, ngo Imana we imukubita urushyi kuko yamwigishirije kuri Petero imuvana muri gereza, ariko ntiyemere. Irangije ngo iramukumbanya. Igira ite? Hari n'undi bita ngo Berushaza, muramuzi? We Imana yohereza se mu ishyamba yari ahari, anabireba abona imirimo y'Imana, ariko ngo aza kwishyira hejuru nawe, ngo afata ibikoresho byo mu rusengero arabinywesha inzoga, mbega yasuzuguye, yapinze, yumva mbega ko ari ukazi. We ngo ihita yandika ngo meni tekeru farisini. Iryo joro ngo niryo yapfuyemo, n'amateka muzayakurikirana, iminota 10 hasigayeho gakeya. Ikindi cya nyuma rero cya gatatu, yego, nimushime ikora ibitangaza yonyine. Utise ko tujya tubona hari n'abandi babikora? Ntabo. Nje ntanga ingero zo muri Bibiliya. Ahantu bita muri Egiputa ngo Mose yajyanye inkoni, Imana yamubwiye ngo nzagukoresha ibitangaza. Ageze arabikora, ngo abakonikoni nabo barabigerageza. Bagira bate? Ngo bakoresheje uburozi, inkoni ya Mose cyangwa inzoka ya Mose ngo ikusanye utuyoka twose, mbaraga z'Abanyegiputa zose, Imana yacu irazifata. Mose arongera arazitwaza, arazifata. Niyo yonyine ikora ibitangaza, niyo mpamvu babyanditse, kandi ni ukuri. Nukuri, nta kubesha kurimo. Imana ibaha umugisha. Haleluya. Ninza uyu munsi nari nabyumvisemo, kandi na Yesu umwuka wajyaga umufata ngo akiyumvamo ko kwiye guca Kaperinawumu, kumbe hari umuntu agiye gukiza. Wasanga hano hari abantu batashimaga. Ndakubwiye ngo gushima Imana ni ingenzi, kuko bifite n'inyungu ya mbere. Iya mbere bituma Imana yongera gukora. Yesu ashimwe. Iya kabiri ni ibyo kurya by'Imana. Iya gatatu ni intwari nesha Satani. Yobu ngo yigeze ahura n'ibyago, hanyuma ngo umugore nawe aramushinyagura, arangije aravuga ati mbere nk'umwe mu bagore b'abapfapfa. Imana yaduha ibyiza ibikuye rwose mu kuboko kwayo, yaduha ibibi tugahakana. Avuga ngo izina ry'Uwiteka rishi abajombye Satani amumenya Imana ibaha umugisha. Ngaho muhaguruke dusenge. Mujye mushima Imana, nzabibabwira. Imana ni umugisha nkagaruka, ariko gushima ni ngombwa. Kandi gushima, haleluya, ntabwo ari ugushima mu magambo gusa, tuba dukwiye no gushima dukora. Dawidi yibutse imirimo ya kera ngo atekereza kubaka inzu. Imana igira ite? Yagize iti, yamuhaye amasezerano abiri akomeye. Irya mbere ngo imbabazi ntizizarangira, arongera avuga ngo nzaguha izina ry'abakomeye bo mu isi. Mpamvu ka Isirayeli buriya batagashobora nubwo ari gato, nuko gafite iryo sezerano ryo gukomera mu isi. Kari mu duhugu dukomeye kandi gato, nubwo badakijijwe, ubu atari bwo bukiri ubwoko bw'Imana. Ubwoko bw'Imana ari abizera, ariko iryo rya Imana yavuze riracyabakurikirana. Amen. Dusenge. Mu izina rya Yesu, Mana turagushimiye, uri Imana nyamana, urihagije, urihariye. Ni wowe mwami w'abami, ni wowe ukora ibitangaza wenyine. Uhimbazwe, ushyirwe hejuru. Tuzamuye amashimwe ubwoko bwawe, twibutse imirimo wakoze, nubwo hari ibyo utarakora, ariko ibyo wakoze turabigushimiye. Twararwaye uradukiza, twarashonje
uratugaburira, twari dufite ibibazo urabidukiza. Ushimwe Yesu, habwa icyubahiro, tugukomeye amashyi tugushimira, cyubahiro kibi cyane mu izina rya Yesu.